Igitondo cyiza bwoko bw'Imana, turabashuje mu izina rya Yesu. Turashima Imana kubw'iki gitondo cy'umugisha, turashima Imana itwongereye igihe cyo kubaho. Ni ubuntu bw'Imana, ni imbabazi z'Imana. Nta kindi twaha Imana uretse kuyiramya no kuyihimbaza, kandi ni nacyo yaturemeye, ngo yaturemeye imirimo myiza kugira ngo tuyigenderemo muri Kristo. Turashima Imana rero iki gitondo cy'umugisha, turashima Imana kuko itwongereye igihe cyo kubaho. Turashima Imana kuko turamutse turi bazima, mu bazima turiho. Haleluya! Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Munyemerere tuzamura amajwi yacu dushima Imana. Mana y'amahoro, Mana yo kwizerwa, Mana yo kwiringirwa, Data tuguhaye icyubahiro muri iki gitondo. Data turagushimye kuko turi amahoro. Mana turagushimye kuko watuzigamye, kuba turiho, kuba turi bazima ni ubuntu bwawe, ni imbabazi zawe nyiribihe Mwami. Turagushimye kubw'iki gitondo cyiza, turagushimye kubw'uyu munsi musha, turagushimye kuko tubera amaso mu bicuku bya nijoro. Turagushimye Mwami kuko ibiduhiga birahari kandi ni byinshi, ariko Uwiteka Mwami udukiza muri byose. Turagushimye kuko Mwami Mana Data wera Biseri, amaso yawe Nyagasani Data aturiho. Mwami Mana turagushimye kubw'inkoni y'umurinzi. Mwami Mana wabwiye Mwami Mana Data umugaragu wawe, bavuga ko inguruzi cyarakubwira ati nduzi inkoni y'umurinzi. Bavuga ngo waroye neza, uko niko ni ijambo ryanjye, uko niko ninda abantu banjye. Ndagushimye Uwiteka Mwami kuko ujya uturinda kubw'icyo watuvuzeho, ujya uturinda kuko hari icyo wadufatiye, ujya uturinda kuko hari umugambi wawe, ujya uturinda kubw'ijambo ryawe watuvuzeho. Turagushimye Mwami. Abanzi Mwami ni benshi, impande n'impande, ariko Uwiteka Mwami utubereye maso. Uwiteka uratugose, Uwiteka utuba imbere n'inyuma Mwami, mu izina rya Yesu Kristo. Turagushimye kubw'iki gitondo, turagushimye kuko turi bazima, turagushimye kuko Mana Data twumva uri kumwe natwe. Izina ryawe rihabwe icyubahiro, izina ryawe rishirwe hejuru. Turagushimye Mwami, twemerera iki gitondo Mwami, wongere Nyagasani wumva amashimwe yacu. Nta kindi dufite twaguha, nta kindi twafite Nyagasani turi muri iyi si, usibye kukuramya no kuguhimbaza, usibye kuvuga gukomera kwawe, usibye kuvuga yuko uri Imana yacu, usibye kuvuga yuko uri Imana idukunda, usibye kuvuga yuko uri Imana itwitayeho. Iki gitondo twemerere Mwami nyiribihe, twemerere Mucunguzi wacu Mana, tuvuge gukomera kwawe Mana, tuvuge icyubahiro cyawe. Twemerere Nyagasani Data twongere tukuramye uko bikwiriye, kuko ntabwo twabona ukuntu uburyo twakuramyamo. Mu izina rya Yesu Kristo twemerere iki gitondo wongere unatuganirize. Nongeye guca bugufi Mwami, nanjye nkubere igikoresho cyiza, nkubere igikoresho wishimira. Mu izina rya Yesu Kristo nongeye guca bugufi Uwiteka muri njyewe, aho mbonaho Mwami Data umugayo, aho mbonaho Nyagasani Data Mwami hadashitse. Ndasenze mu izina rya Yesu ngo cishwe bugufi, icyubahiro cyonyine kibi cyawe, mu izina rya Yesu Kristo. Mana turagushimye, tuguhaye icyubahiro Mwami. Reka buri muntu wese udukurikiranye Mwami Mana, ndasenze ngo Uwiteka Mwami ijambo ryawe nk'uko rirema, ijambo ryawe Mwami nk'uko rizura, ijambo ryawe Mwami nk'uko rihindura, rigira icyo rirema mu buzima bwe, rigira icyo risenya Mwami. Buri giti cyose Data tateye mu buzima bwe kiranduke, mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze bw'ingiye buzima, urakoze Mana isumba byose. Shimwe ni ibyawe Mwami, none n'iteka ryose. Amen. Mana yacu ishimwe cyane, Mana ihabwe icyubahiro. Muri iki gitondo twongeye kugaruka imbere y'Imana kubw'uyu munsi musha Imana yongeye kuturemera. Turashima Imana rero kuko ari Imana idukunda kandi ari Imana itwitayeho. Turashima Imana rero kubw'ineza yayo, turashima Imana kubw'urukundo rwayo. Imana yacu ishimwe cyane. Muri iki gitondo nejejwe n'amagambo meza yo kukubaza, nanjye nibaza ngo ese ujye ugira ishaka ryo kumenyekanisha Imana yawe, ishaka ryo kumenyekanisha Imana turamya. Imana yacu ishimwe cyane.
ndeka nkubaze ujye ugira ishyaka ryo kumenyekanisha Imana yawe. Yesu nashimwe cyane. Ijambo ry'Imana riratubwira mu abami ba mbere ibice 18 umurongo wa 36. Abami ba mbere ibice 18:36. Iyi ni inkuru mwese abantu muzi, ku musozi w'i Karumeli umugaragu w'Imana ahamya Imana. Yesu nashimwe cyane. Bibiliya tubwira ngo Eliya umuhanuzi egera igicaniro aravuga ati Uwiteka Imana ya Abrahamu, Imana ya Isaka na Israeli, uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana mu Bisirayeli, kandi ko ndi umugaragu wawe nkaba nkoze ibyo byose kubw'ijambo ryawe. Haleluya. Imana yacu ishimwe cyane. Uyu ni Eliya urimo kuvuga aya magambo, arimo arahamagara Imana. Cyari igihe cy'abahanuzi ba Bali 850. Barangije bahamagara Imana yabo, bagishyiraho intego, baravuga ngo Imana isubirisa umuriro, Imana iri butwike igitambo, yuko ariyo Mana. Imana yacu ishimwe cyane. Bibiliya tubwira ngo abahereza umwanya wabo, bahamagara Bali, Imana yabo. Aravuga ati ahari birashoboka yuko yaba yagiye kure cyangwa yazindutse, nimwongere mufate umwanya. Barikebagura bahamagara Bali, ariko Bali yabo nihagira n'ikimenyetso na kimwe kigaragara ku Mana yabo. Imana yacu ishimwe cyane. Aravuga ati Imana yanyu birashoboka yuko yazindutse, Imana yanyu birashoboka yuko itumva, ariko ngo igihe kiragera arangije ngo nawe arangira avuga ngo nimuhe umwanya. Imana yacu ishimwe cyane. Ati nimuhe umwanya. Yesu nashimwe cyane. Reka nkubaze nanjye najya nkubaze ikibazo ndimo kwibaza. Ujye ugira ishyaka ryo kumenyekanisha Imana yawe. Ujye ugira ishyaka ryo kugira ngo Imana yawe imenyekane. Ariko muri iki gitondo nagira nkubwire ngo ngufitiye inkuru nziza. Eliya arangije aravuga ati ni magambo dusomye, ati yegera igicaniro aravuga ati Uwiteka Imana ya Abrahamu, Mana ya Isaka na Israeli, uyu munsi reka bimenyekane ko ari wowe Mana. Yesu nashimwe cyane. Yesu nashimwe cyane. Torero ry'Imana, iki ni igihe cyo kugira ngo torero ry'Imana mumenyekanishe Imana turamye, Imana dukorera, Imana twiringiye. Reka nkubwire, uzarebe abantu benshi abakunzi mu mupira baba berekana amakipe bafana, abakinnyi ba Manchester abafana ba Manchester babazwi, abafana ba Arsenal, abafana ba Man City baba bazwi. Mana yacu ishimwe cyane. Cyangwa abafana ba PL n'abafana ba Real. Ariko uyu munsi najya nkubwire ngo iki ni cyo gihe cyo kugira ngo werekane ikipe ufana, werekane umenyekanisha Imana ukorera. Mana yacu ishimwe cyane. Torero ry'Imana, Bibiliya tubwira ngo uwo mwanya Eliya arangira avuga ngo nyumvira Uwiteka kugira ngo aba bantu bamenye ko ari wowe Mana, kandi ko ari wowe ugaruye imitima yabo. Reka nkubwire nshuti yanjye, reka nkubwire bakozi b'Imana, iki ni cyo gihe cyo kugira ngo umenyekanishe Imana wamenye. Iki ni cyo gihe kugira ngo umenyekanishe Imana ukurikira, aho utuye n'aho ukorera. Mana yacu ishimwe cyane. Mu muryango ukomokamo niba warakizwa abandi batarakizwa, ariko iki ni igihe cyo kugira ngo uramye Imana yawe. Iki ni cyo gihe cyo kugira ngo umenyekanishe Imana. Eliya yari mu bahanuzi ba Bali, ariko arangira avuga ati Mana ndakwinginze uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana. Nawe ndeka nkubwire, Imana ukorera bikwiriye kumenyekana yuko uyikorera. Imana wiringiye bikwiriye kumenyekanisha yuko wiringiye Imana. Mana yacu ishimwe cyane. Nicyo gihe cyo kugira ngo Imana yawe nawe uyimenyekanishe aho utuye, uyimenyekanishe aho ugenda, uyimenyekanishe mu bantu bagukikije. Yesu nashimwe cyane. Imana ya Eliya yaramenyekanye ku musozi wa Bali, yaramenyekanye ku musozi w'i Karumeli. Imana ya Eliya iramenyekana.
Bibiliya iravuga ngo nuko Eliya arabwira ati nimufate abahanuzi ba Bali. Arangije Imana ye iramanuka. Uwo mwanya umuriro w'Uwiteka uramanuka utwika igitambo cyosha n'amabuye n'umukungugu, ukamya amazi yari muri urwo ruhavu. Yesu urashimwe cyane. Imbaraga z'Imana wiringiye zikwiriye kugaragara. Imbaraga z'Imana ukorera zikwiriye kugaragara. Imana yacu ishimwe cyane. Abagaragu b'Imana Meshake na Shadraka na Abednego baravuga ngo niyo itadukiza twapfa tuyiringiye. Imana yacu ishimwe cyane. Bari baramenye Imana bakorera, bari baramenye ubwiza bw'Imana. Baravuga ati nubwo itanura ryadutwika ariko twapfa tuyiringiye. Imana yacu ishimwe cyane. Rimwe na rimwe itorero ry'Imana uyu munsi itorero ntabwo abantu biteguye kumenyekanisha Imana bakorera, ntabwo abantu biteguye kuvuga Imana bashaka, mu gihe kandi ahiherereye bayitakira bakayisaba icyo bashaka, ariko ntabwo biteguye kuyimenyekanisha. Imana yacu ishimwe cyane. Yesu yigeze kuvuga ijambo rikomeye cyane. Mu gitabo mu butumwa bwiza uko bwanditse na Matayo ibice 10 ku murongo wa 32 haravuga ngo umuntu wese uzamamiriza imbere y'abantu nanjye nzamuhamiriza imbere ya Data uri mu ijuru. Imana yacu ishimwe cyane. Uyu munsi ndakwinginze reka kibe itangiro ryo kumenyekanisha Imana. Bibiliya tubwiye ngo umuntu Yesu ubwe yarivugiye ngo umuntu wese uzamamiriza imbere y'abantu. Niduhamya Imana imbere y'abantu, Imana nayo Kristo azaduhamiriza imbere ya Se. Imana yacu ishimwe cyane. Ariko nitutamuhamiriza nawe ntabwo azaduhamiriza imbere ya Data n'imbere y'abamarayika. Ariko iki ni cyo gihe cyo kugira ngo umenyekanishe Imana wamenye, cyo kugira ngo umenyekanishe Imana ukorera, cyo kugira ngo umenyekanishe Imana wiringiye, cyo kugira ngo umenyekanishe Imana uvuga cyangwa Imana wakurikiye. Imana yacu ishimwe cyane. Reka nkubwire, imirimo yacu yonyine ishobora kuvuga Imana. Imirimo yacu yonyine ishobora kuramya Imana. Aho dukorera n'ahadukije. Reka nkubwire, imirimo yacu uburyo witwara, uburyo ugenda, byonyine bikwiriye kumenyekanisha Imana ukorera. Imana yacu ishimwe cyane. Ujye ufata umwanya wo kugira ngo ubwire abantu mukorana, ubabwire Kristo, ubabwire imbaraga z'Imana, ubabwire aho Imana yagukuye, ubabwire iby'Imana yakoze ku buzima bwawe. Yesu arimo aravuga muri iki gitondo, umuntu wese uzamamiriza imbere y'abantu nanjye nzamuhamiriza imbere ya Data uri mu ijuru. Imana iguha imbaraga zo kumenyekanisha Imana. Ujye ufata umwanya and you share the link y'ijambo ry'Imana yo mu itorero ryawe ngo uyishyire kuri stati yawe. Ariko uyu munsi stati zawe zuzuyeho iki? Reka nkubwire, ni igihe cyo kugira ngo wamamaze Imana, ni igihe cyo kugira ngo umenyekanishe Imana wamenye, ni igihe cyo kugira ngo uvuge Imana wakurikiye. Mana turagushimye, Data tuguhaye icyubahiro. Uri mwiza Papa, nawe nduhwanye nawe, uri uwo kwizerwa kandi uwo kwiringirwa. Data tumenye neza Mwami, nk'uko umugaragu wawe Eliya yakumenyekanisha ku musozi Karumeli. Haravuga ngo Imana ya Abrahamu, Imana ya Isaka na Yakobo, uyu munsi reka bimenyekane yuko ari wowe Mana. Ndakwinginze Mwana, dushoboze kugira ngo abadukikije n'abo tubana, n'aho dukorera, n'aho twirirwa, mu izina rya Yesu Kristo, Mana dushobore kukwamamaza. Mana dushobore kuvuga gukomera kwawe. Mana dushobore kuvuga Imana dusenga kandi Imana twakurikiye mu izina rya Yesu. Kuko tumenye neza Papa yuko Uwiteka Imana Nyiringabo, umuntu naguhamiriza nawe uzamuhamiriza imbere ya Data uri mu ijuru. Nyemerera Mwami Mana, uduhunye Gasani Data inyota n'ishaka yo kukuramya no kuguhamiriza imbere y'abatakuzi, imbere y'abatakumenye, kugira ngo Uwiteka Mwami dusohoze umugambi wawe. Kuko waravugiye Mwami, wabwiye intumwa zawe
urazibwira ngo mugende mwana muvuge ubutumwa bwiza, abantu nibihana, abantu bagahindukira, mubabatize mu izina rya Data, mu izina ry'Umwana n'Umwuka wera. Mwami twemerere dushobore kwamamaza imbaraga zawe aho dukorera, aho twirirwa, aho tugenda, mu izina rya Yesu. Urakoze Mwami, turagushimiye Mana, tuguhaye icyubahiro Mana, tugushize hejuru. Shimwe ni ryawe none n'iteka ryose, amen. Mana ibahe umugisha, Mana ibagire neza.